Uburezi bufite ireme nibwo soko y'amajyambere. Twite ku mashuri y'incuke, abanza, ayisumbuye n'amashuri makuru. Twite by'umwihariko ku guteza imbere amashuri y'imyuga. Urwego rw'uburezi mu Rwanda ni rumwe mu nzego zashyizwemo imbaraga ndetse hakorwamo amavugurura mu bihe bitandukanye hagamijwe kugera ku burere n'uburezi bufite ireme. Ni muri urwo rwego mu mwaka wa 2016 n'inama y'abaminisitiri yemeje politike y'ikoranabuhanga mu burezi hagamijwe kwinjiza ikoranabuhanga mu burezi rigakoreshwa n'abarezi mu gihe bigisha ndetse n'abanyeshuri mu gihe biga, kugeza uburezi kuri bose hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse no guteza imbere ireme ry'uburezi. By'umwihariko hagategurwa abanyeshuri kugira ngo bazabashe guhanga ku isoko ry'umurimo mu kinyejana cya 21. Muri uru rugendo rwo guteza imbere ikoranabuhanga mu burezi hari byinshi byagezweho. Minisiteri y'Uburezi ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB yashyizeho gahunda ya mudasobwa imwe ku mwana ikoreshwa mu mashuri abanza, ndetse hashyirwaho n'ibyumba by'ikoranabuhanga mu mashuri yisumbuye bizwi ku izina rya Smart Classrooms. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ikoranabuhanga mu burezi mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB aragaragaza urwego ikoranabuhanga rigezeho mu burezi ndetse n'ibirimo gukorwa kugira ngo rikomeze gutezwa imbere. Kugaragaza umusaruro w'iyi mudasobwa imwe ku mwana, mu by'ukuri uyu mushinga utangira hashize imyaka 10 irengaho gato, watangiye mu 2008, ndetse ni nawo mushinga navuga ngo twahereyeho twinjiza ikoranabuhanga mu burezi. Utangira ujya mu mashuri make bitewe n'ibikorwa remezo byagendaga biba bihari ndetse binatewe n'amikoro y'igihugu, ariko kugeza uyu munsi iyi gahunda imaze kugera mu mashuri 68% amashuri abanza. Niyo gahunda navuga ko yatinyuye abana ku ikoranabuhanga, kuko namba mu mashuri yisumbuye ubona bakora neza kubera ko baturutse mu mashuri yarasanzwe akoresha iyo gahunda ya mudasobwa imwe ku mwana. Kugeza ubu umusaruro navuga ko abanyeshuri ba mbere bakoresheje mudasobwa imwe ku mwana ubu ngubu bagiye gutangira amashuri makuru cyangwa se universite, kaminuza. Ubona iyo ureba uko bakora amanota se babona mu bizamini bya leta, cyane cyane abagiye mu ishami ry'ikoranabuhanga, ubona ko abari mu mashuri yari yarageze mu uyu mushinga rwose bakora neza cyane kurenza abo uyu mushinga wari utarageraho. Dr. Christine arakomeza yerekana akamaro k'ibyumba by'ikoranabuhanga ku banyeshuri ndetse no ku barezi, anatwereka uko iyi gahunda yo gutegura ibyumba by'ikoranabuhanga mu mashuri ihagaze. Ibi byumba by'ikoranabuhanga biri mu mashuri yisumbuye byitwa Smart Classroom, icyo bifasha abanyeshuri ni ukugira ngo rya koranabuhanga babashe kurigeraho bitabagoye. Ibyo byumba bajye babijyamo ndetse babisimburanwemo kugira ngo bige basubiremo amasomo yabo, yaba ari ayateganyijwe mu nteganyanyigisho ndetse abari n'amasomo asanzwe afunguye aboneka ku murongo wa internet. Kugeza ubu tugeze ku bigo 55% uhereye mu 2016. Tukaba dufite intego yo kugeza ku 100% ibigo byose muri iyi gahunda ya leta n'ubundi y'imyaka 7. Bivuze ko mu myaka 5 iri imbere uhereye uyu mwaka nibura buri shuri ryaba rifite ibyo byumba by'ikoranabuhanga. Ariko uyu munsi iyi mpinduramatwara mu bukungu ishingiye ku ikoranabuhanga ireba ku rwego rumwe buri gihugu, kubera ko ishingiye ku ubumenyi n'ikoranabuhanga abantu bafite. Cyambere rero kigomba kuyobora ubwo bumenyi n'ikoranabuhanga nuko iryo koranabuhanga n'ubwo bumenyi byinjizwa mu mashuri. Numva mfite icyizere cyane ko rero u Rwanda mu minsi mike narwo ruza kuba ruri ku ruhando rw'amahanga nk'ibindi bihugu byose, ducuruza bwa bumenyi bwacu n'ikoranabuhanga no ku bandi. Abanyeshuri bishimira ibikorwa remezo bafite
by'umwihariko ibyumba by'ikoranabuhanga, ndetse bakerekana n'uburyo babibyaza umusaruro, bikabafasha kwiga neza ndetse no kwagura ubumenyi bakagera no ku byo umwarimu atabashije kubagezaho. Kera mu bihe byashize wasangaga ari nubwo umunyeshuri yarangizaga kwiga atazi no ko bakora kuri computer, ariko ubu ngubu twe turaza tugakoraho tukumva nyine uko bigenda, abandi bose bagiye bagira n'ibyo bashyiraho, natwe tukagenda tukagenda tubigiraho mu bintu byinshi cyane. Umwarimu adoreza teori natwe tukaza gushyira muri practice, cyane cyane nk'ubwo turi kwiga ikoranabuhanga bisaba ko ibyo twize tuza kubishyira muri computer kugira tureke result ziza gusohokamo. Hari igihe aguhereza nka program nka twiga programs zigiye zitandukanye, rero ukagenda ukazikora ukaza kureba none nimba utaza kubonamo ama errors wayabonamo ukagenda ukabaza umwarimu akagufasha. Ikoranabuhanga rijyanye n'imfashanyigisho leta yaba yashyizeho kugira ngo tuzajye dukoresha, kuko umwanya munini abanyeshuri twebwe tugomba kugiramo uruhare muri urwo burezi. Aho ngaho bijyanye n'uko tubasha gukora ubushakashatsi mu buryo bwimbitse, tukabasha gushaka amashusho cyangwa amavideo adufasha mu kumva neza ibyo tutabasha kubona ako kanya turi mu kigo. Ku bw'izo mpamvu rero bikadufasha gutuma tugira ubumenyi mu gihe gitoya kandi byihuse. Smart classrooms dukoresha hano muri Ecole des Sciences Byimana hari ibintu bitatu by'ingenzi zidufasha. Icya mbere, bituma abarimu bakorera mu madepartement, buri mwarimu wese abasha gukoresha class ku buryo twese tubasha gukora ubushakashatsi kuri buri somo mu gihe gitoya. Impamvu ya kabiri smart classroom idufasha mu burezi bwacu nuko tubasha kubona n'ibindi bintu ikigo kitabasha kubona ako kanya, cyangwa no mu Rwanda tutabona tukabibona mu mavideo adufasha. Icya gatatu, smart classroom zitwigisha kubasha guhuza ikoranabuhanga n'uburezi mu buzima busanzwe, bigatuma dukoresha igihe cyacu neza. Smart classroom idufasha cyane mu gukomeza kwiga amasomo yacu, kubera ko biba byiza iyo wize ibintu ukaza no kubisacinga aho ubwawe, kubera ko amakuru waje kwirebera ntabwo byoroha kuyibagirwa. Bidufasha kwiga ibintu tukanabisobanukirwa ku by'isaha n'isaha, waba witeguye ko wanahura n'umuntu akabikubaza ukabisubiza bitewe y'uko byiga unabizi. Akenshi hari ibintu twiga biba mu gihugu cyacu tuba tubona, hari n'ibyo tuba twiga byo hanze tuba tutazi, ariko smart class kadufasha kuza kubireba tukabisobanukirwa, amasomo akaba ari hakomereza, bikadufasha cyane. Kubera ko nituza kureba bya bindi twize hari ibindi bishyashya tuzabona atateguyeho muri note ze, bikaba byiza ko tubimubaza tugasanga byari ingenzi ko bijyaho. Smart class ni kimwe mu bintu bidufasha cyane, kubera ko iyo mudasobwa cyangwa se wenda ibyo bintu tuba twiga biba biri hafi ku buryo dushobora kubishyira mu bikorwa. Iyo turebye cyane cyane part ya programming, guprograma ntabwo waprograma wandika ku ikayi gusa, kubera ko ntabwo iri buze kukwereka ikintu gikwiriye cyangwa se wenda ishusho ry'ikintu warimo gukora kuri machine. Rero kugira smart class bidufasha kugira ngo mu gihe nyuma yo kwiga ibyo bintu tube twafata machine hanyuma tugire ikintu dukora, turebe koko nimba icyo kintu bishoboka ku buryo twakijyana no ku isoko ry'umurimo. Smart classroom ni nziza cyane kuko nk'ubu ngubu turi kwigira muri curriculum nshyashya. Muri curriculum nshyashya bidukeneye gukora ama research menshi, nk'ubu twari turi kwiga physique, hari ibya telecommunication twari turi kureba kuri internet, hari ama information tutaba dufite ahagije mu bitabo tukifashisha na internet. Rero niko kamaro cyane ka smart classroom, kuko tubasha kumenya n'ibindi tudafite ahangaha, kwa ko haba hari wifi, internet access, kandi note zirimo zose za content CBC, dufite wifi ihagije. Ndumva nta kintu cyangombwa cyane gikeneye kongerwamo. Kugira smart classrooms ni iby'agaciro cyane kuri twebwe, kubera ko nta kuntu waba wiga computer science, munyemerere bivuge mu ndimi z'amahanga, uramutse wiga computer science utagenda ngo pratique ibya bindi wize, wabigumana aho ngaho ntunamenye ngo program ikozwe ite, wenda kukizamu gatsinda yego, ariko burya ni nayo mpamvu haje nino program nshyashya ya CBC kugira ngo turebe ko twabasha guhatana ku isoko ry'umurimo. Ubwo rero kugira smart class cyambere bidufasha no kugira ngo twaprike ibyo twize mu ishuri tubishyire mu ngiro, ikindi kandi tubashe no kwiyigisha ibirenze ibyo mwarimu yabashije kuvuga, kuko uramutse urekeraho mwarimu yavugiye ntabwo byaba bihagije. Tugomba gukora ama research yacu tukabasha kumenya n'ibindi birenzeho cyane. Urebye neza ku gihe cyatambutse, mwicaraga no ku ntebe mubyigana ugasanga urayikikiye, naho kw'imeza ujyaho urisanzuye, ujya kuri mashini wisanzuye,
kuko ni imeza nini kandi zihagije. Icya mbere smart class idufasha kwapurika neza ibyo mwarimu yaduhaye, kuko muri class twiga theory, muri smart class tuba tuje kubishyira no muri pratique. Ikindi smart class idufasha noneho gusacinga bya bindi byongera kuri bya bindi mwarimu yaduhaye, bikadufasha no kunguka byinshi mu byo twiga. Bamwe mu barezi nabo bavuga ko kugira ikoranabuhanga ntako bisa, dore ko nabo bifashisha ibi byumba by'ikoranabuhanga bategura amasomo yabo neza, ndetse bikaborohereza no kuyatanga neza kandi akumvikana neza. Buri mwarimu wese ubona byitabira kandi bikamufasha kwihutisha igihe, kubera ko tugendeye wenda nka kera twatangiye kwinjira muri gahunda y'ikoranabuhanga, wabonaga ko bitwara umwanya munini. Mwarimu agafata umwanya asobanura, cyane cyane ugasanga hari ibyo asobanura bitumvikana, bitagaragara, ariko ubu ngubu twifashishije ikoranabuhanga, ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse na digital content, nk'urugero nk'amavideo n'amafoto, amashusho atandukanye, bidufasha kwihutisha amasomo yacu tugomba gutanga. Bityo kandi bigafasha n'umwana kumva neza isomo yagombye kwiga, kubera ko aba akora ndetse anareba ibyo arimo kwiga. Mbere byari bigoye cyane kuko umwarimu niwe wishakiraga mu bitabo, ndetse n'igitabo cyaba cyanditswe nabi akabitanga nabi. Ariko buno urashakisha, hari amasite meza cyane, ugashakisha ugahuza ibyo washakishije ukabitanga bimeze neza cyane. Nkatwe twigisha nk'amasiyanse, experimental sciences, hari aho ukoresha video, ama simulations. Nka experiment utashoboraga gukora ukerekana simulation yayo ikagaragara neza. Tuvuge ushaka nko kwigisha ukuntu inyenyeri ibaho, ntabwo wayikurura ngo uyibone cyangwa ngo ushushanye abana bahite babyumva, ariko iyo ukoresheje simulation abana babona uko inyenyeri ivuka, ukuntu ikura ndetse n'ukuntu ipfa, bakabyumva, bintu bitari gushoboka upfa kwigisha gusa. Kuko aho twataga igihe uja nko gushushanya ku kibaho, abana barabyishakira kandi bakabyumva, ahubwo usanga bafite n'inyota cyane, kuko iyo basobanuriye nabo bagakora ubushakashatsi. Hari icyo twita group presentation, abana bakora ubushakashatsi bakabyereka abandi, noneho amagroupe menshi akerekana ibintu byinshi mu gihe gito, ugasanga urihuse cyane muri curriculum. Icyo rero tubona kidufasha cyane n'ubona igihe gihagije cyo gusubiramo, kuko curriculum tuba twayirangije mbere. Muri uru rugendo kandi rwo guteza imbere ikoranabuhanga mu burezi, Minisiteri y'Uburezi irasaba abayobozi b'ibigo by'amashuri gufata neza no kwita ku bikorwa remezo bahabwa, by'umwihariko ibi byumba by'ikoranabuhanga, bafata neza imashini ndetse n'ibindi bikoresho bigize ibyo byumba, kugira ngo bikomeze bifashe abana b'Abanyarwanda mu gutera imbere mu myigire no guteza imbere ikoranabuhanga mu burezi. Ibi ni nabyo bizatugeza ku cyerekezo u Rwanda rwihaye cyo kuba igicumbi cy'ubuhanga, ubumenyi n'ikoranabuhanga.